arambwira ndekurira ubwoko kubera ko ngiye Uwiteka. Ubwoko nditegereje nsanga mufiteho umugambi kandi nsanga ngomba gusohoza icyo navuze ku bwoko bwanjye. Imana ishimwe iramubwira ngo nditegereje mbonye isezerano nasezeranye n'ubwoko bwanjye ritagomba gusorera muri Egiputa. Imana ishimwe hela sidebo nefo nedai hedi kotando numvise ijwi. Imana ishimwe numvise Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ni ukuri ntabwo Imana iri buze gusohoreza ibyo yavuganye nawe. Imana ishimwe ahura uyu munsi nawe uzi ngewe ntazi. Imana ishimwe haleluya. Nakubwiye ngo ukuri kwawe uze kukubwira Imana, nge ntuze kukumbwira. Imana ishimwe ahubwo ukuri kwawe ukubwira Imana. Muri njye nge bangaho nari ntuye ntabwo ari ngituye arongo Yesu yaranyimuye. Imana ishimwe aka kanya uri kunyumva nawe ndumva nakwifuriza kwimuka. Imana ishimwe ndumva nakwifuriza kwimuka. Imana ibwira Mose ngo ndarabye nditegereje mbonye ibyo navuganye n'ubwoko bwanjye bitari buze gusorera muri kiriya gihugu. Imana ishimwe ayeho ngo haguruka ugenda umbwirira uyu mugabo andekurira ubwoko. Imana ishimwe. Hanyuma muri Egiputa nabo bakoze inama, ariko Yesu ubu dufite abantu bakora inama bagakora inama tudahari, ariko dushimiye Imana ko izi nama ibizirimo. Imana ishimwe dushimiye Imana ko bajya baterana bagatanga n'ibiguzi bakaba ngo ni ukuri n'ugashingiwe ntabwo azabyara. Imana yabyitegereza igatira ngo ngewe Uwiteka ndanzuye ntejeje agaciro izi mbaraga z'ubufindo bw'abana b'abantu nanze kubyara. Imana ishimwe yarangiza ikanyuranya ibihe bajya kubona bakabona urabyaye, ariko Mana nguhaye icyubahiro. Hanyuma hari abantu baterana ukiga batabishaka, nawe urabizi ko wize batabishaka, wiga bakwereza imbaraga mbi, izi mbaraga gusanga ku ishuri ukiga icyumweru kimwe ikindi ukaba watashe. Hanyuma babonye ushoje kwiga baravuga ngo nubwo yize diplome nta kizamumarira, uyu munsi urayibitse urasenze ubonye bitemera nkuzaniye itangazo nje kukubwira ngo Uwiteka ibi byose yarabyumvise aje gutesha agaciro izi mbaraga z'ibyakurwanyije. Ndumva niba ndashaka kukubwira ngo tambuka wimuke winjiye mu mugisha wawe, imukuve mu mubabaro winjiye mu munezero kubera ko ariko Imana ivuze. Imuka mu bushomeri winjiye mu kazi ukore kubera ko niko Imana ivuze. Bikura diplome ujye kudepoza niko Imana ivuze. Hela sidebo nefo neda topifo netando hediko tandoria wewe Imana dawi helemo nefo nedrai waratekeje ngo mbese njya gucuruza bizemera. Uwiteka avuganye nanjye ngo haguruka genda ujye gucuruza, Imana kugushyigikira kandi izabana nawe. To bifo nedrai hediko tandosha diwiri bini fone kude. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nkuzaniye itangazo rikubwira ngo nukuri Imana yumvise umubabaro wawe. Imana ishimwe haleluya. Ngo nuko Mose ageze muri Egiputa asanga ngo nabo bakoze inama, hanyuma ngo bamaze gukora inama umwami atanga itegeko ngo twiga ubundi bwenge, twiga ibindi bintu bizababaza kubera ko iyo twakoresheje nta kintu byabatwaye. Twahoreje ihembe riramusiga babitera ku muryango babona urabirenze bakora izindi nama. Ngiye kukubwira ngo imbere y'Imana usenge. Imana ikomeje gutega amatwi, iyumvise umubabaro wawe n'uyu munsi yiteguye kongera kumva umubabaro wawe. Imana ishimwe haleluya haleluya. Ndumva nezerewe Imana mu mutima, ndumva nezerewe Imana. Imana ishimwe haleluya. Nukuri ongera wegera Imana, ongera ugirira Imana icyizere. Imana ishimwe itareba uburanga ntirebe igihagararo, ongera ugirire icyizere kuko ndi kumva hari impinduka Imana izanye ku buzima bwawe. Yewe mukobwa
urimo urabara imyaka ukabona imyaka yagusize, ariko umva uko Imana ivuze, iravuga ngo ngera ugire icyizere, ugirire icyizere Imana, ugikure ku bantu. Nibyo barakubeshe, urabye nibyo barakubeshe, ariko Imana ivuganye nawe ngo ongera uyigirire icyizere, uyizere. Ni Imana ije kugira gute? Ni Imana ije kugutabara. Ndikumva Imana irimo imbwira ngo nimbwire abantu bankurikiye ngo ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'Imana. Imana ishimwe, ni ukuri ivuganye nanjye ngo ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'abantu yaremesheje amaboko yayo. Imana ishimwe, haleluya. Niba warabaye imbere y'Imana ukizera iyi Mana, ndumva nje kukubwira ngo bana n'iyi Mana ongera uyigirire icyizere. Ni Imana ije kugutabara, ni Imana ije guhereza akazi abantu bagirire icyizere. Imana ni ukuri ndikumva Imana irimo ivugana nanjye kuri aba bantu babaye diplome, baradepoje babona ntibikunda, baradepoza babona ntibzemera, ariko ndikumva Imana irimo imbwira ngo ni ukuri nimbabwire ngo Imana ije kugira gute? Ije gutanga akazi. Imana ishimwe. Hanyuma rero inzira ni ndende z'aba Bayisiraheli n'Abanyegiputa. Imana ishimwe, ariko finali byarangiye Imana yitabarukanye itsinzi. Imana ishimwe. Muje kugutangaza ngo Imana ije gutsindishiriza ubuzima bwawe. Nubwo warwanye ukabona uratsindwa, warwanye ukabona uraneshwa, ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo nije gutabarukana itsinzi ku buzima bwawe. Imana ishimwe, haleluya. Bise bageze urugendo rurerure kugera kugo bageze ku nyanja itukura, babona ibintu ntibikunze, babona biranze. Hanyuma nanje kukubwira ngo ni ukuri Imana yumvise umubabaro wawe. Wowe wari unkurikiye, wowe wari unteze amatwi, Imana yumvise umubabaro wawe. Wowe wari unkurikiye, nje kukubwira ngo Imana nyuma yo kumva umubabaro wawe ije kugukura muri uwo mubabaro. Birashoboka ko uburetwa wari ubayemo, Imana ishimwe, ari ubw'ubukode. Birashoboka ko wabaye mu buretwa bw'uko wabonye umugabo ari ku rubyaro. Mugabo birashoboka ko wabonye umugore ariko kubona urubyaro byari byanze. Nkuzaniye amakuru akubwira ngo Imana yumvise umubabaro wawe. Imana ishimwe. Tugiye gusengana Imana. Imana ishimwe. Hari abantu ngiye gusengana n'Abimana, numvise umwuka nyine ko tugiye gusengana. Ngiye gusengana n'aba bantu bafite izi diplome babitse imyaka myinshi, hanyuma baradepoje babona kubona akazi ntago byemera, badepoje ahantu hatandukanye babona ibintu byaranze. Nje gusengana n'uyu muntu kuko Imana hari amakuru kumpayeho. Imana ishimwe. Muntu wa kabiri ngiye gusengana nawe n'uyu muntu wabuze urubyaro. Imana ishimwe. La side bone fo nedra topifo netambo hediko tandoria shanto minigrere waije de sayini. Nje gusengana n'uyu muntu wabuze urubyaro, usenze igihe kirekire, nibyo warahanuriwe, buhanuzi warabwakiriye, nta nubwo ugishaka kubwumva rwose, ariko nje gusengana nawe. Ndi kuri iyi kamera unkurikiye, fatanya nanjye kwizera iyi Mana kuko ivuganye nanjye ko tugiye gusengana. Umuntu wa gatatu tugiye gusengana n'uyu muntu ufite gahunda yo gucuruza, ariko arimo arabaza Imana ngo mbese Mana mpaguruke ngende cyangwa mbyihorere. Nawe turasengana Imana kuko nawe numvise Imana ivugana nanjye imbwira ngo haguruka ugende ujye gucuruza kuko niyo ivuganye nawe ko muzabana. Umuntu wa kane ngiye gusengana nawe n'uyu muntu urimo yumva yifuza kugira ahantu yimuka agatura ahandi hantu. Hanyuma nkubwire ngo ahantu wifuza kwimuka ntago mpazi, naho wifuza ntago mpazi. Birashoboka ko uri mu Rwanda ukaba ushaka kwimuka mu Rwanda ukajya gutura muri Amerika. Birashoboka ko uri muri Amerika ushaka kwimuka ngo ugaruke mu Rwanda. Nje gusengana n'aba bantu uko ari bane. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Sengana n'aba bantu, hanyuma tubane maso duhamagariye Imana. Muri ringero ngo muze turebe imbere, tutegereze igitondo, haba twiringira Imana yacu kuko niyo izakora imirimo. Haba izirukana Satani, izategeka isi yose, haba kandi tuzanesha nidusaba kuko
hela sidebo nefonedra tuzanesha nidusaba kuko Imana igira gute Imana igitwumvira tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga ndagusabye tumbira Imana ishimwe urebe imbere nurangiza utegereza igitondo njyewe nukubwira ibi ngibi nta kintu ndibuze kugufasha icyo ngiye kugufasha no kugira gute ni ugusenga Imana. Imana ishimwe ngiye kugufasha gutabaza hanyuma nawe utabaze hanyuma ndikumviye Imana hari ikintu iri buze gukora ku buzima bwawe ndikumviye Imana hari ikintu ije gukora ku buzima bw'abantu bankurikiye ndikumva hari impinduka Imana igiye gutanga. Turagushimiye Mana yacu turagushimiye kubera kudahinduka turagushimiye kuko utabesha mu izina rya Yesu Imana debonefo nedrai hela sidiwi dibinifone kude uri Imana ihanitse ikirere urangije udendeza inyanja njye uyu mwanya mbayemo nuwo gutabariza aba bantu bakeneye ubutabazi bwawe mu izina rya Yesu. Hari abashoboye gutaka hari n'abatabishoboye ariko uvuganye natwe uratubwiye ngo wumvise gutaka k'umuntu wese watatse agatakira imbere yawe mu izina rya Yesu. Hanyuma ijambo ryawe nigeze nasoma rirambwira ngo ntabwo ariko bizaba mu bantu bagutegereza uraba ngo ntawe uzakorwa n'isoni keretse abantu baba mu masezerano ari nta mpamvu. Hanyuma nagenzuye rero sanze hari abantu bakiri mu masezerano bagitegereje gutabarwa n'Imana hari abantu bakwiringiye Mana bakikurindiriye babaye mu bushomeri baragutegereza babaye mu bugumba bitwa amazina atandukanye kubwo kumara igihe kirekire barabuze urubyaro mu izina rya Yesu ariko baba imbere yawe baragutabaza baravuga ngo Mana twarakwizeye mu izina rya Yesu bafite ibyiringiro byo kuzabatabara kandi ijambo ryawe ryaravuze ngo mwene ibyo byiringiro ntago bidukoze isoni byiringiro by'abera nkundira rero uyu mwanya mu izina rya Yesu aba bantu bagutegereje igihe bategereje kuzabyara bambera urubyaro kubera kuri Imana itagutwita ugatanga no kubyara mu izina rya Yesu. Hanyuma ndi kuri iyi kamera niwo uvuganye nanjye nkunda kukubwira ngo iyo uvuze ndabimenya mu izina rya Yesu. Umbwiye kuri aba bantu babuze urubyaro uvuga ko hari impinduka uzanye mu izina rya Yesu nanjye tabatabarije mbatabarije Imana ngize batabare Imana y'amasezerano mu izina rya Yesu Imana idahinduka Imana Jehova Imana Donayi ibyiringiro byacu umutabazi w'abera mu izina rya Yesu. Imana ishimwe Imana ishimwe wowe Yesu wahamagaye abarushe n'abaremerewe ukavuga ngo nibaze njye Uwiteka ndabaruhura nari ngusabye ngo unyemerere urengera aba bantu mu izina rya Yesu babanye n'iki gishakwe Mana y'imbaraga zikomeye urengera aba bantu babanye n'uburetwa igihe kirekire bo kutabyara mu izina rya Yesu kuko uri Imana ishoboye. Aba nabo babuze akazi mbaremeshereje akazi Mana y'imbaraga wigeze wavugana nanjye urambwira aka kanwa nako guhesha umugisha mesheje umugisha aba bantu Mana w'akazi mu izina rya Yesu. Haleluya Imana ishimwe Uwiteka helaside bonefo topifo nedrai shanto minigere laraside bonekude ndakumvise Jehova Yesu mutanga bugingo ni wowe nyiribihe kandi ni wowe uvuze uravuze ngo hari n'abantu uzamuye mu ntera babaga ku kazi ariko bifuza kuzamurwa uravuze ngo aba bantu urabazamuye nuhabwe icubahiro kubera ko hari abantu bongereye imishahara Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu ngaho numanuke uzurengera aba bantu kuko
bakeneye kurengerwa nawe, wa munyembaraga we, n'abantu bifuza kwimuka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, wa mutabazi we, ngwino ubarengere. Abifuza kwimuka mu bihugu bimwe bajya mu bindi bahesheje ibi byangombwa, wa munyembaraga we, izi viza rwose Mana nunyemerere uzibaheshe kuko urabishoboye. Nakubwiye ngo njyewe ibi bintu ntabwo nabibaha, ariko we niringiye ibi bintu urabishoboye. Mu izina rya Yesu mbonye abantu wabikoreye, twasenze aba n'abasenganye nabo, nunyemerere ineza yawe n'ubuntu n'igitinyiro cyawe bikomeze kuba kuri bo, ugeze neza kuko uri umwami mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Birashoboka yuko hari uwakeneye ko musengana mugasenga by'umwihariko, waduha nimero za telefone zawe? Murakoze. Nimero za telefone ni 078 20 53 7 38. 078 20 53 7 38. Niyo nimero nkoresha no kuri WhatsApp. Yesu aduhana umugisha nagasubira. Amen.